reka ngo suze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana. Arakaye aya ni amatariki yo kurakara k'urupfu. Ni amatariki yo kurakara. Ndashaka rero kuza kudusobanura ku kintu bita urupfu. Ndaruvuga gusa narutanze mu izina rya Yesu. Ntirugutwara ariko mu izina rya Yesu. Rutumva nduvuzeho rukandakarira rukandya. Ufite ubwoba. Nagutanze wa rupfu. Dore ko Imana nshuti zacu turi kumwe. Ko twibyo tugiye kubabwira dufite aho turi kubisoma muri Bibiliya, ako ngako ko kavuye. Kavuga ko isaha igeze ikizakwica naho uzagwa umuntu apfa, ibyo bintu mubisoma. Cyo ni ikinyoma, nta hantu bihuriye rwose. Nta hantu bihuriye, ntaho byanditse, nta naho Bibiliya bivuga, ntaho. Ikindi nacyo nabonye, abo bantu bari mu rusengero barabakubise bati ibyo mwirirwa muvuga n'ubundi ntimubizi, ibyo mubeshyamo ntimubizi. Uretse wa mupasitoro na wa mukecuru bavuze aba nibo bazi icyo bakora, aba nibo bazi Imana basenga, naho mwebwe ni imitwe. Barabakubise. Ikiro ni ikigaragaza ko abantu benshi ni indyarya ku kigendanye n'urupfu. Umuntu akwereka ko adatinya urupfu ariko akakoma gatoya ati mu ntabare karabaye. Ariko se ubundi iki kintu cyahamuye abantu, abakomeye, aboroheje, abize, abatarize, abami na rubanda, iki kintu ni iki? Munyemerere abahari bo duhera no dusobanura urupfu ni iki. Undi bakamwita rwanze gushira. Mu kiganiro muzehe Pastor Mpyisi yagiranye n'abantu kigendanye n'igisobanuro cy'izina ry'Impyisi. Mu gisobanuro yatanze yaravuze ngo baramubyaye ababyeyi be bamubyara urupfu rwaraje mu muryango, rwaratsiritsimbye, rwaranze kuhava. Ngo bamubyaye ngo barakareba, ngo bareba ngo ukuntu ngo kameza ko kana, baravuga ngo reka tukite Mpyisi. Wakabaye utekereza ko niba Imana itaragutanze hari icyo yatanze kugira wowe usigare. Hari ibitambo Imana igitanga, urupfu bararuhongera rukagenda. Mu bintu rero urupfu baruhongera, kambabwire mu bitanu. Urupfu rurahongerwa no muri izi mpera z'umwaka. Hari abantu Imana igiye gutanga ingabo kugira ngo babeho. Hari abo Imana igiye gutangira ingabo. Hari abagabo Imana igiye gutangira ingabo muri izi mpera z'umwaka. Hari abasore Imana igiye gutangira ingabo. Hari abagore Imana igiye gutangira ingabo. Reka mpahanurire. Abantu benshi banzi ko ntari umuhanuzi, banzi nk'umwigisha. Aho nagiye mbahanurira mbabwira ngo muri izi mpera z'umwaka hari abantu Imana igiye gutanga ingabo kugira ngo mubeho. Umuntu rero urupfu rwanutseho mu bintu byihutirwa ushobora kumufasha ni ukumukuramo urubori rwitwa icyaha. Kuko icyaha ni rwo rubori rw'urupfu, nirwo rubori rw'urupfu. Abantu batazahungira muri Kristo Yesu ngo abakize icyaha, uru rupfu ruzabarya inshuro ebyiri. Mu Byahishuwe igice bavuze ngo ineza y'Imana nibana nawe kandi Imana yivange mu byo werekejeho amaboko byose maze ibihezagire. Aho uherereye hose rero mu mpande enye z'isi, Amerika, Aziya, Uburayi, mwese ndabasuje kandi mbifurije umugisha w'Imana. Mbifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aha nicaye ni muri Alarume Ministries, ikigo cyiza cyane cya Gikristo. Ikigo cyiza cya Gikristo aho tubafitiye jaride nziza cyane. Ejo nzayizanye Kamenyi bereke. Ni jaride nziza cyane wacyurizamo ubukwe ubwo bukagenda neza. Ubushatse wanahifotoreza, ifoto ikaza imeze neza. Ikindi kandi dufite sale nziza cyane zihagije wakwakiriramo abatumirwa bose wifuza. Dufite sale nziza cyane z'ubukwe waza ugacyurizamo ubukwe ukakira abantu bawe neza. Ikindi nimba cyurije ubukwe tuguha aho kwambarira ku bageni, tuguha aho gutwikurura ku bageni. Ushaka kuvuga ati ndashaka gutwikurura, tukwereka ahantu heza cyane
hafite isuku, ukagenda ugatwikurura umugeni wawe, ukagenda ukambariramo, ibintu bikagenda neza kandi ufite umutekano. Ushobora gutekereza ati se ninza muri ubwo bukwe nacurijemo ubukwe, nakodesheje sare, nakodesheje iyo jaride, ko mfite imodoka, ko abatumirwa banjye bafite imodoka, bazaziparika ntabwo tuzaziparika, twamara kuziparika abantu bakazaza bakaziropora amaradiyo bakazangiza. Humura, hano muri alarume Kagugu, icyo nacyo twagitekerejeho. Iyo uparitse imodoka yawe uba wizeye umutekano wayo ijana ku ijana. Hari abantu babishinzwe bareba imodoka ye bakayicungira umutekano ku buryo usanga nta kintu na kimwe cyayikozeho. Hano rero umukiriya ni umwami. Ukeneye gukora inama, kwakira abatumirwa kugira ngo ukore inama, dufite sare nziza cyane wacyurizamo cyangwa se wakoreramo inama. Ukeneye gukoresha wifi twagutekerejeho, dufite connection wifi ivuduka nk'umurabyo. Ushobora kuza, dufite amacumbi meza cyane, meza cyane, uragenda ukaryama ukaruhuka, umunaniro, amavunane wagize bitewe n'aho waturutse, bitewe n'aho wiriwe, ni nka nyomberi yose aragenda, ukiruhukira neza. kandi akazi waba utagashoje umaze kuruhuka, ugafata mashine yawe cyangwa telefone yawe, nabyo birakunda, tukaguhereza kode ya wifi, ubundi wakomeza akazi kawe ukagakora neza, ugasinzira neza, hari umutekano. Ikindi ni ikigo cya gikristo twabwiye kirimo umugisha w'Imana, harasengeye. Humura rero, aho uherereye hose wifuza kubukinga kugira ngo ugane hano, nk'uko nababwiye ngo umukiriya ni umwami. Uherereye muri Amerika, uherereye muri Aziya, uherereye muri Europe, uherereye muri Afurika, uherereye mu ntara z'u Rwanda zitandukanye, ukeneye gukoresha ubukwe, ukeneye kuruhuka, ukeneye gukora inama, tugane tugufashe. Uri Nyabugogo utega imodoka ya Kagugu, wagera kuri fawe uciye ku Gisozi, urengaho gato cyane nk'ikirometero, ukajya ubona ahantu handitse icyapa ngo Alarm Ministries, ukinjira ahantu hari porotaye ebyiri, ukinjiramo tukagufasha. Hari abantu babishinzwe kwakira kandi bakwakira neza. Uturutse mu bice bya Kimironko nabwo gana Kagugu, urenge kwa padiri ku kiliziya gatoya, muri metero nka 500 urahita ubona ikigo cyiza cyane. Ubundi winjiremo, hari abantu bashinzwe, niko kazi kabo, bashinzwe kuguha serivisi nziza cyane. kandi nababwiye ko umukiriya barahari rero bashinzwe kugufasha. Tugane. Ariko kandi ukeneye ibindi bisobanuro, ukeneye kubukinga kugira ngo utagira ugutanga, ndakuyobora rwose, ndakuyobora. Fata ikaramu, andika zo nomero ngiye kuguha: 07 88 77 14 50, 07 88 77 14 50. Ni manager arahabaye, niko kazi kugira ngo akwakire, kugira ngo aguhe serivisi nziza. kandi ibiciro byose twabihananiye kubera ko turi mu mpera z'umwaka, twabihananiye turi kugira ngo duha abantu noheri n'umwaka mushya. Twabihananiye kugira ngo rero muze dufatikanye gukora ibiro byacu twifuza cyangwa se inama zacu. Reka twikomereze rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi utangiye natwe kugeza dusoje. Uraho rero data? Ndaho. Umeze neza. Ararume wahabonye? Ariko ararume nahabonye. Ibintu ndi kuvuga arugara amakabya nkuru. Oya, ntabwo ari ibintu byo gukabiriza. Bimwe by'abanyamakuru. Bazahagere bazabona ko ibyo uvuga ari ukuri. Ibyo mvuga ni ukuri. Ahantu ni heza, kandi hari n'amanetwork mu bantu bumva ururimi rw'umwuka. Hari rezo. Yego. Kuko iyo uhavugira Imana, uba wumva amavuta. Ni ukuri. Ni ikirere cyiza cyane. Ni ahantu heza cyane. Rero turarikiye abantu kugira ngo baze. Ntabwo nabyihererana, nabonye ibintu byiza, kirazira kubyihererana. Reka tubwire abantu nabo baze barye kuri ibyo byiza. Uraho neza? Ndaho ndamahoro. Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Umwaka mushya muhire. Tusangire. Kabaye buriya turaramye. Kabaye nyamara. Turaramye. Kabaye turaramye. Urupfu ntabwo dutwaye. Ntabwo ruradutwara nubwo rwarakaye. Aya ni amatariki yo kurakara k'urupfu. Ni amatariki yo kurakara. Ndashaka rero kuza kudusana ku kintu bita urupfu. Ndaruvuga. Gusa narutanze mu izina rya Yesu. Ntirugutware ariko mu izina rya Yesu. Rutumva nduvuzeho rukandakarira rukandya. Ufite ubwoba. Nagutanze wa rupfu. Dore ko rwumva kubiba, turabivuga, rurumva cyane. Yego. Turakwakira rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Dushimiye Imana ko ifunguro rigiye kudutunga muri uyu munsi. Imana ishimye ko irinyuza muri wowe. Habwa icyubahiro n'ukuri. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Misago Alfredi. Yego. Nkaba ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza. Yego. Nkaba ndi umubwiriza butumwa.
nkaba n'umusesenguzi mu biganiro bitandukanye bivuga ku iyobokamana. Twandika ibitabo cyane cyane bivuga ku bihe bya nyuma ndetse n'ibyahishuwe kugaruka kwa Yesu n'ibindi byinshi. Hari akantu kasiroga numvishe mu matorero kavuga ngo n'ibindi umwami ashoboza ndabikora. nabyo ndabikora undi akavuga akivuga akipresenta nduyu n'uyu ndi umunyamasengesho ndi umudiyakoni nyobora korari mpagarariye urubyiruko n'ibindi umwami ashoboza ndabikora. nabyo ndabikora nawe niba umwami agushoboje n'ibindi umwami ashoboza rwose. Alfred, twifuje rero turishimye kandi tunejejwe n'umutima n'Imana yuko igushoboje kugira ngo ugere hano. Kenshi twakwifuje ariko uri umunsi waruye. Yego. Noneho rero ndabona ikirere gishaka kongera kwigaragambya. Biragaragara ko gishaka kwigaragambya. Dusengera Imana twinjiye mu kiganiro cyacu. Twinjiye mu kiganiro. Nyakubahwa Imana iri mu ijuru, yaremye ijuru n'isi, turagushimiye. Haleluya. Uri intwari ku rugamba, nta yindi Mana ihangwe nawe. Ni wowe uduhaye umwuka turi guhumeka, ni wowe uduhaye kubaho, ni wowe uduhaye kurama. Turagushimiye, turaguhimbaje, ni nawe uduhaye icyo kuvuga kugira ngo tuvuge. Amina. Ngwino uganze mu mitima yacu, ngwino ukorane natwe, ntaba ari twe tugaragara, he kugaragara ubwenge bwacu, ahubwo hagaragara imbaraga z'Imana. Sengeye imitima y'abatwumva, umuntu wese ahemburwe n'ijambo ry'Imana, kandi ibyo twumva bitwubake. Imbuto igiye kubivuga muri twebwe izatanga umusaruro mu gihe cya none ndetse n'igihe kizaza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ngo urupfu rero, ngo urupfu rwogapfa. Urupfu ubundi ni iki? Urupfu rero, twibwire ku rupfu. Urupfu muri bwa bushakashatsi nkora umunsi ku munsi ku kigendanye n'iyobokamana, urupfu benshi ntabwo baruvugaho rumwe. Urupfu abantu baruvuga mu buryo butandukanye. Hari abantu bafata urupfu nk'uruntu udashobora gusimbuka rwakubonye. Hari n'akaririmbo numvise kaba muri karahanyuze kavuga ngo nta urusimbuka rwakubonye, nta mukuru w'ikuzimu. Ako karirimbo kumvikanisha ko mu myumvire y'abantu benshi nta muntu usimbuka urupfu rwamubonye. Urwo rupfu muri iki kiganiro turasubiza n'ikibazo twibaza tuti, ese koko nta muntu usimbuka urupfu rwamubonye? Nta urusimbuka. Nyamara nk'uko turi buza kwibona muri iki kiganiro, turabona uburyo urupfu rushobora kuza ukarujuririra. Ubu abantu benshi, hari abantu benshi urupfu rutwara kandi bari kurujuririra. Birashoboka cyane ko ugiye kumva ibintu bwa mbere cyangwa se bishyashya, ukumva mvuze kujuririra urupfu, ukavuga uti se urupfu barujuririra gute? Muri iki kiganiro turabereka uburyo urupfu ushobora kurujuririra, rukaza rugakomanga, rukagera ku marembo, rukakugobeza, ukajurira ukabwira uti sinshaka kugenda iki gihe, kandi rukagenda rukaba rugiye ahandi, rukazakugaruka uko byaratinze. Ariko hari abo usanga baruha ikaze, iyizire ngwino ntware. Urupfu, turashaka kuvuga ku rupfu, ikintu cyahahamuye abantu kikabatera ubwoba. Mu myumvire y'abantu benshi n'uburyo bafata urupfu, urupfu barufata nk'ikintu gikomeye gikaze. Ariko n'undi rurakaze. Uzi kurota wapfuye? Rurakaze n'ubundi. Uzi niyo umuntu akubwiye ngo narose wambaye imyenda y'ubukwe, kubera ko abantu benshi bamaze kumenya ibisobanuro by'inzozi. Bamaze kumenya ibisobanuro by'inzozi. Hari igihe umuntu akubwira ati narose mbona wambaye ikanzu y'umweru. Nanjye reka mu kwezi kwa kangahera, ari mu kwezi kwa gatanu ku mwaka 2022,
umuntu yarampamagaye Mhm. arambwira ngo arufere ngo nagize iyerekwa ngo nabonye ngo wambaye ikanzu yera ngo twari twaje mu bukwe bwawe ngo ngiye Ehe. kubona mbona unyuze mu marembo yikuyemo ngo usenge Imana ngo birashoboka cyane ko imbere yawe hari urupfu ngo ariko ngo nusenga Imana ngo irarukuraho. Mhm. Ndashimira Imana ko yarukuyeho. Imana ishimwe. Tuzanye iki kiganiro mwa Imana duhaye amagambo mu gihe urupfu mu mezi cyangwa se mu kwezi urupfu rutwaramwe abantu benshi. Sinzi niba abantu benshi bajya bibaza impamvu urupfu rutwara abantu benshi mu mezi asoza umwaka. Ubundi amezi asoza umwaka, ukwezi kwa11, ukwezi kwa12 ni amezi urupfu ruryamwe abantu cyane. Niyo mpamvu twaguhamagaye nyine kuko tuzi ko yameza rwose. Imana inashimwe ko duhaye ubutumwa. Birashoboka cyane ko hari abo rwashakaga kurya, ariko nyuma yo kumva aya magambo no kumenya uko barujuririra, no kumenya uko barukanga, no kumenya uko barubwira bati busubiyeho gatoya, igihe cyo kugenda kwanjye si iki, birashoboka cyane ko 2024 wayinjiramo. Kandi rwari bugutware muri aya matariki. Aya matariki ni mabi, ni amatariki urupfu rw'abantu. Nsabanuye gato ku mpamvu aya matariki, aya mezi urupfu rutwara abantu benshi. Ubundi ingengabihe yo gutaha kw'abantu ikorana na kalendare. Izi kalendare tubariraho imyaka, tukavuga duti tugeze muri uyu mwaka. Niba umuntu agize imyaka 30, buriya no ku Mana niyo abafite. Buriya kalendari itandukanye n'iyacu Imana ikoresha niyo kugaruka kwa Yesu. Yibariraho imibare yo kuzaza kwa Yesu niyo nshyashya yihariye, niyo yayo yihariye. Ariko kalendare iducungiraho umunsi ku munsi ibihura niyo abantu bakoresha mu karere. Imana ifite kalendari ebyiri. Yes. Hari iyo ibariraho imibare yo kugaruka kwa Yesu. Iyo yo iraducanga, nta muntu upfa kwishyikira. Niyo yindi yavuze ko aba umunsi umwe ku bantu, ku Mana ishobora kuba imyaka 1000. N'imyaka 1000 ku bantu, ku Mana waba umunsi umwe. Iyo ni kalendari igendanye, ibariraho ibigendanye no kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu bizaducanga kumenya umunsi. Ariko kalendare ibariraho kurama kw'abantu ni zino zacu. Ubu imyaka mfite uyu munsi muri kalendare y'isi, uhereye ku mwaka navukiye kugera uyu munsi, ni nayo mfite ku Mana. Niyo mfite. Niyo rwose. Ntabyo kuvuga ngo niba ufite ngo 30 ngo ubwo ku Mana ni 60. Hoya ku Mana ushaka ari wenda nk'igice cy'umunsi. Hoya aya kireka ibintu bigendanye n'umuhamagaro. Hari akandi kantu nibutse. Imana yigeze ivugana nanjye muri 2015. Irambwira ngo urabiza rufere. Ndayibwira nti ati ibiki, ngo ndakumenyesha ko umurimo umaze gukora ni kimwe ni 2% y'umurimo usabwa kuzakora kuri iyi si. Kandi ubwo nari naravuze, reba nari narahereye natangiye gukora ivugabutumwa muri 2010. None natangiye ivugabutumwa. Noneho ndavuga bigeze 2015 aterega umaze gukora 2% y'umurimo usabwa kuzakora. Cyakora baza none uyu munsi je yambwira nk'icumi da, urakwageze ngo kw'icumi. Urumva gwera 2014 aba ari nka 4 hubwo cyangwa se 4 wenda. None rero turimo turavuga ikintu bita urupfu, ariko munyemere mbanze nsoma isomo rimwe muri Bibiliya. Ubundi ntasenze rwose. Ariko abantu badukurikiye ku Musaraba TV ndetse no kubimukira TV, ndi umugabo ntabwo ndi umusore. Ari ukuntu abantu babona umuntu wafite agasatsi nk'aka ngaka bakagira ngo ni umuhungu. Narashatse mfite umudamu n'abana 3. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 7 niho tugiye gusoma, ubundi dukomeze dusobanura icyo bita urupfu. 6:7 mu Byahishuwe. Nuko ngiye kubona umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse kandi yicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzima aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi ngo bakicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi.
iri somo ndarigarukaho cyane, mwumvise ko rivuga ku ifarashi y'igitare igajutse, kandi umumotari uyicayeho yitwa Rupfu, kandi ahetse sitoke ye yitwa Kuzimu, ntabwo bisiganwa. Rupfu agendana na sitoke ye yitwa Kuzimu, akuniga ashyiramo, kandi aka gafuka ke kitwa Kuzimu rikajya kuzura. Ashobora guhera mu gatondo anigarundamo kandi bukira kataruzura. Urupfu ni ikinyabubasha gikomeye. Muri 2022 rwigeze rwarampushije, rwari rundahiye nuko Imana yandengeye. Hari mu gitondo saa 10 hari saa 10 n'iminota 30 ngiye kwigisha nibature. Nari ngeze ahantu bita mu Kagarama kuri tekire ya kabiri ku bantu bahazi, manuka ujya ku Muyange. Nari mpetswe n'umumotari, ariko urupfu runtangirira imbere ruhetswe n'umunyonzi. Hari abantu bajya baheka urupfu, hari abantu bajya batwara urupfu rugiye kwica abantu. Hari abahitamo kurutwara, hari abaruheka nk'uko ifarashi ruhetse dusomye. Rwari ruhetswe n'umunyonzi, yari afite amadiredi. Niba ari no kutwumva yahita bimenya ko ari we waruhetse urupfu. Noneho ruradutangatanga, bwira umumotari namubwira nti genda gakeya, dore uwo muhungu ntabwo namenye ibye. Birangira rutugaraguye hasi, ariko Imana iradukiza rwo katsindwa, rwari rundahiye. Urupfu rero nurirakaza cyane, ndashimira Imana ko narukize. Kumva urupfu mu mvugo yuko nta urusimbuka rwamubonye, niho hava imvugo yuko nta urenza umunsi n'isaha umuntu wese apfa igihe cye cyageze. Muri iyi nyigisho turashaka kuvuguruza ikinyoma abantu bavuga ko umuntu wese apfa igihe cye kigeze. Kiriya ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Oya, ziriya ni imvugo z'abiyahuzi. Iyo umuntu agiye kwiyahura aravuga ngo niba ari igihe ndapfa, niba atari igihe sindi bupfe, kandi ntamenye ko yagagara kitari n'igihe, yapfa rwose. Noneho hagira uzabigerageza, ariko ntabwo ari ukubashuka. Umuntu wumva ko igihe kitageze atapfa, hazagira ubigerageza yitambike nk'imodoka mu muhanda, uzapfa rwose. Niyo wari kubusigaje imyaka 30 wapfa bakagushyingura. Ikigendanye no kuvuga ngo ese umuntu urupfu rumutwara igihe kigeze, tuza muri iyi nyigisho ni ukukivuguruza. Turagaragaza uburyo Bibiliya igaragaza uburyo umuntu apfamo. Icyo bita gupfa mbere y'igihe, kurenza igihe no gupfira igihe, Bibiliya irabigaragaza. Kandi n'abadukurikiye benshi ku Musaraba TV, kubimukira TV, benshi murabizi ko namwe mwarengeje igihe. Tunabahaye n'umwanya tukabatunga mikoro, mwaduha ubuhamya, benshi mwarengeje igihe. Abantu turi kumwe mwarengeje igihe, benshi mwaranapfuye kera, mwarakirengeje. Hari n'amaze kurenzaho imyaka 20. N'ubu dore hari n'abandi Imana igiye kongera undi mwaka. Mwari gupfa muri aya matariki, ariko none dore igihe mugiye kukirenza, mugere 2024. Nuhagera ugenda ubyine ngo igihe cyanjye cyo gupfa ndikiragera gute, kandi warakirengeje. Imana yarakongeje n'ikindi gihe. Urupfu birashoboka ko rwazi igihe cyari kigeze, kandi ntirugire icyo rugutwara, Imana ikarugusimbutsa mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Twabanje Yesu, uru rupfu twavuze twabanje Yesu, ibyo rwakirakazamo rwose ntacyo rubugira gute rudutwara. Nta kintu rushobora kudutwara. Hari n'abantu bihimbiye agasiroga, njya numva akavuga ngo kubakiye ku bintu bine. Iyo umunsi wageze n'isaha naho uzagwa n'ikiri bukwice bihwaniramo. Ubundi umuntu agira isaha, yego, ahazagwa n'ikizamwica. Bana b'Imana, nshuti zacu turi kumwe, ko twibyo tugiye kubabwira dufite aho turi kubisoma muri Bibiliya, ako ngako ko kavuye. Kavuga ko isaha igeze, ikizakwica, naho uzagwa, umuntu apfa. Ibyo bintu mubisoma, cyo ni ikinyoma, nta hantu bihuriye rwose, nta hantu bihuriye, ntaho byanditse, nta naho Bibiliya ibivuga, ntaho. Ikindi nacyo nabonye ku bantu uko bavuga urupfu, nuko abantu benshi ari indyarya ku kigendanye nuko bumva urupfu. Ni indyarya cyane. Impamvu abantu ari indyarya,
uhura n'umuntu akakubwira ati ngewe nta bwoba mfite bw'urupfu. Ubundi se ko gupfa ari ukuruhuka mu mwanya igicurane cyamufata ukamusanga kwa muganga kandi kudatinya ko nta kibazo ufite cyo gupfa none uje gukora iki? Naho ubwo yatinye ko byaza gukomera agapfa. Undi akakubwira ati reka nikumburiye nijoro, turumva nikumburiye nijoro. Noneho isasu ryavugira nko hakurya y'uruzi, amaso akayakanagura akenda gushira mu mutwe. Ati turashize. Hari akantu k'ubuhamya numvise kavuga ngo kabayeho, ariko kabayeho umuntu watangaga ubwo buhamya. Abantu bari mu rusengero barimo barasenga, haza kuza abantu bitwaje intwaro. Bahageze barababwira batese ninde witeguye kujya mu ijuru? Turashaka kubohereza mu ijuru. Twiteguye, turashaka kubohereza mu ijuru. Umuntu ushaka kujya mu ijuru namanuka ukuboko, nakumanike. Hamanika pasiteri wenyine. Baramusohokana, bamugejeje hanze, barasa hejuru. Abasigaye mu rusengero bati arapfuye, baramwishe nyine, bamuhereje mu ijuru. Baragaruka bati nta wundi ushaka ko tumwohereza akajya mu ijuru? Haboneka undi w'umukecuru nawe amanika akaboko. Baramusohokana, barasa hejuru mu buryo bwo gukanga. Baragaruka nta wundi ushaka ko tumwohereza mu ijuru, habura n'umwe. Reka ntaho tujya. Abo bantu bari mu rusengero barabakubise bati ibyo mwirirwa muvuga n'ubundi ntimubizi, ibyo mubeshyamo ntimubizi. Uretse wa mupasitoro na wa mukecuru bavuze aba nibo bazi icyo bakora, aba nibo bazi Imana basenga, naho mwebwe ni imitwe. Barabakubise. Ikironi kigaragaza ko abantu benshi ni indyarya ku kigendanye n'urupfu. Umuntu akwereka ko adatinya urupfu, ariko akakoma gatoya ati mu ntabare karabaye. Ariko se ubundi iki kintu cyahahamuye abantu, abakomeye, aboroheje, abize, abatarize, abami na rubanda, iki kintu ni iki? Munyemerere abahari bo duherano no dusobanura urupfu ni iki. Urupfu rwari rwo, urupfu ni iki? Urupfu. Hari n'umugabo mwaririmbye arutuka cyane, aravuga ngo ruragapfa. Ruragapfa rwose, ararutuka rwose, baramuzi. Ararutuka ati ruragapfa rwose, ati ntirugira isoni, ntirugira ntabwo rwubaha, ntirugira disipurine, ngo ntirugira ikinyabupfura. Reka dusobanura urupfu. Urupfu ni ikinyembaraga kiruka ibirometero byinshi mu minota mikeya. Kiruka ibirometero, ari nayo mpamvu igiha ubushobozi bwo kwica abantu benshi mu masegonda. Urupfu ruremwa nta kazi rwari rufite. Inshuti zacu mu byumve, urupfu ruremwa nta kazi rwari rufite, cyakora rwari rufite isezerano ryo kuzabona akazi. Mu gitabo cy'Itangiriro, ubu twinjiye mu byanditswe, turajya tubabwira n'ibyanditswe, mutagira ngo ni ibitekerezo byacu tugiye kubabwira. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 17 hatugaragariza Imana imaze kurema umuntu imushyize mu ngobyi ya Edeni, imuha amabwiriza, imuha kondisiyo, iramubwira ngo umva, ngiye ingobyi nyigusizemo. Harimo ibiti bitatu, ibiti biribwa, ikimenyesha ubwenge, n'igiti cy'ubugingo. Umunsi mwariye kuri iki giti kimenyesha ubwenge, ikibi ni icyiza, no gupfa muzapfa. None ko Imana ibabwiye ngo no gupfa bazapfa, bazicwa n'iki? Niba nta rupfu ruregetse aho ngaho. Rurahari, rutarabona akazi, ariko rusa n'uhawe isezerano ry'uko rushonje ruhishiwe, umuntu naramuka ahemutse akababaza Imana ruzamuhekenya. Inzozi z'urupfu zaje kugerwaho. Itangiriro 3:10 kuri 16-17 mu kiganiro Imana yagiranye na Adamu amaze gucumura, yamubwiye turabizi, ubu tuvugana ugiye gutangirana n'umuruho,
kugeza igihe uzasubirira mu butaka kuko ariho wavuye. Urupfu rero rwari rutangiye kubona akazi. Umuntu wa mbere rwariye ruramurya n'uyu muvandimwe wa Kayini witwa Abeli. Niwe wa mbere rwariye ruramurya. Urupfu Bibiliya ivuga ko rugira urubori rwitwa icyaha, ku buryo umuntu utazahungira muri Kristo Yesu ngo ahakirire ikintu cyitwa icyaha ruzamurya inshuro ebyiri. Ubu hari abantu urupfu ruzarya inshuro ebyiri, rukabarya rukazongera rukabasubira, nk'uko umuntu afata ifunguro ejo akongera akarirya. Igitabo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cyaho c'15:55 Bibiliya igaragaza ko urubori rw'urupfu, nituvuga urubori nimurebe nk'uruyuki cyangwa ivubi, n'udusimba turyanisha umurizo, tugira icyo bita urubori. N'inzoka, hari inzoka nazo zigira urubori. Uruyuki iyo rukuriye nta kindi rukoresha, ni urubori rugushyiramo ukabyimbirwa. Mu bintu abantu bihutira gukora uruki rukuriye ni ukugukuramo rwa rubori kugira ngo utaza kubyimbirwa cyane. Umuntu rero urupfu rwanutseho, mu bintu byihutirwa ushobora kumufasha ni ukumukuramo urubori rwitwa icyaha, kuko icyaha ni rwo rubori rw'urupfu. Nirwo rubori rw'urupfu. Abantu batazahungira muri Kristo Yesu ngo abakize icyaha, uru rupfu ruzabarya inshuro ebyiri. Mu Byahishuwe igice cya 20:6 Bibiliya iravuga ngo abazaba bari kumwe na Kristo bazaba barazutse ku muzuko wa mbere. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Icyiciro cya kabiri cyo gupfa ntabwo kizabageraho. Mu gihe Ibyahishuwe 20:14 Bibiliya ivuga ko abantu bose bazaba batarahungiye muri Kristo Yesu, urupfu rwa kabiri ruzabarya. Asohoza ibimenyetso by'iminsi y'imperuka Yesu yavuze. Yarabanje abivuga muri Matayo 24, avuga iby'inzara izatera, avuga iby'indwara z'ibyorezo, arabivuga, avuga iby'inzara, avuga intambara, avuga imitingito. Ageze mu Byahishuwe 6 ahishurira Yohana iby'ibi bimenyetso mu mvugo ya gihanuzi noneho izimije. Avuga iby'amafarashi, avuga ifarashi ya mbere, avuga ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya mbere. Numva ikizima cya mbere kivuga ngo ngwino, haza ifarashi y'umweru, uwicaye kuri iyo farashi ngo agenda anesha. Uwo rero nta wundi waneshaga, ni Yesu. Ubwo aherutse ku isi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo bana banjye nimuhumure nanesheje isi. Kandi n'urupfu yararunesheje. Yatanze amakuru aravuga ngo ubu ngubu nanesheje urupfu n'ikuzimu, mfite ububasha n'ubushobozi. Hari ifarashi ya kabiri yakurikiyeho itukura. Uwicaye kuri iyi farashi yahawe gukura ubwumvikane ku isi, abantu basubiranemo baryane. Umunsi abantu barasubiranamo, umunsi abantu bararyana, kugera ku rwego abantu baryana bava indimwe, bahangana bava indimwe. Umugabo agahangana n'umugore bafumbatanye, babyaranye, bambikanye impeta, kugera ku rwego bicana. Mwana agahangana n'umubyeyi, mukazana na nyirabukwe bagahangana, abantu bose ibere rimwe bagahangana. Bumvikane bwarashize mu bantu. Hari ifarashi ya gatatu y'umukara. Uyicayeho yahawe ububasha n'ubushobozi bwo kuzamura ibiciro. Umunsi nibyo turimo. Yarabwiye ngo uzazamura ibiciro, ndetse uhereye kubikomoka ku ifarini, ku ngano. Ibiciro bijya kuzamuka ejo bundi byahereye kubikomoka ku ngano. Ngo byahereye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nta jambo Imana ivuga rigire gute rihere. Ifarashi rero ya kane ni iyi ngiyi ihetse rupfu. Ihetse rupfu, kandi rupfu nawe ahetse sitoke yitwa kuzimu.
kandi bafite gahunda yo kwica 1/4 cy'abatuye isi. Murumva harasigara iki uretse kwishyira amaboko y'Imana karudukiza rwo katsinda? Uru rupfu ruri kugenda ku muvuduko ukomeye, uru rupfu ruri kwihuta cyane. Dutangira uyu mwaka nibwo umwuka w'Imana yasanze arambwira ngo erega mugiye kujya mutungurwa n'impfu zitunguranye kandi zitwarira abantu benshi rimwe. Nta minsi yaciyemo muri Turukiya habaye umutingito, hazikiza gihitana abantu benshi bagera mu bihumbi benshi, ngira ngo murabyibuka. N'ahandi nini wacu hari abagiye muzibiza twahuye nabyo. Urwo ni urupfu. Turimo turasobanura ikintu cyitwa urupfu. Ububi bw'urupfu n'ubugome bw'urupfu n'ubukaka bw'urupfu bwatumye abatubanjirije ba data ba sogokuru bajyaga barwita amazina, cyangwa se bakabyara abana bakabita amazina. Hari ukuntu urupfu rwabaga rwitumye nk'umuryango rukaza rukanga kuhava. Wabyara akana ka mbere rukabarura kari, wabyara akana ka kabiri rukabarura kari, wabyara ka gatatu rukabarura kari. Bakavuga bati kuri urupfu rwirakaje rwanze kuva mu muryango ra. Bakavuga bati noneho rero reka turebe izina twakita uyu mwana uvutse turebe ko byibuze rwagenda. Bakabafasha umwana bamwise rwarakabiri. Ubwo mwana avutse nyuma yabo rwagiye rurya bati rwarakabiri. Ubwo ni urupfu baba bavuga, bagira amahirwe kakana kakabaho. Undi bakamwita rwanze gushira. Mu kiganiro muzehe Pastor Mpyisi yagiranye n'abantu kigendanye n'igisobanuro cy'izina ry'Impyisi. Mu gisobanuro yatanze yaravuze ngo baramubyaye ababyeyi be bamubyara urupfu rwaraje mu muryango rwaratsitsimbye rwaranze kuhava. Ngo bamubyaye ngo barakareba ngo bareba ngo ukuntu ngo kameza ko kana, baravuga ngo reka tukite Mpyisi. Ngo hari ngo nitukite izina ribi urupfu ntabwo ruri buze kugatwara rufite izina ribi, ngo baba mwise Mpyisi. Kanza ari nayo mpamvu yaramye. Yanashoka ngo baba mwise Mpyisi. Ubu numwe mu bantu baramye. Ubu Mpyisi ari mu bantu baramye mu gihugu. Umuntu umaze kurenza imyaka 100 wavutse muri 20 na kangahe na kabiri hafi aho ngaho bamwise Mpyisi ari ukugira ngo urupfu rumutinye. Rwaramuti yireba imyaka irashoboka rwose, ariko barabyizeraga. Ikintu cyose wizeye gishobora kukubera, ikintu cyose wizeye ukagishyiraho umutima gishobora kukubera. Urwo rero ni urupfu rw'abakuye umutima bakagira ubwoba bakavuga bati reka uyu mwana uvutse tumwite izina byibuze riruhahamura. Icyo bita urupfu akandi kandi abantu batari baruziho. Urupfu rushobora guhongerwa, urupfu rurahongerwa. Rurahongerwa. Ushobora guhabwa ibitambo ntirube rugitwaye umuntu. Bashobora kuruha ibitambo. Urupfu rurahongerwa. Kandi kugeza aka kanya tuvugana Imana niyo ya mbere ihongera urupfu kugira ngo tureke. Niyo ya mbere uhongera. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya 43 umurongo wa 4 aravuga ngo uko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubaho nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwabo. None se zo ngabo zihana? Hari undi mwami ubaha ingabo? Hari undi mwami uri hejuru y'Imana? Imana ihingabo? Hari ahandi hantu Imana itanga raporo wenda ngo ivuga iti ngira undi mwami undi hejuru nzajya muha ibitambo andekera abana? Nta wundi rero Imana iha ibitambo akatureka n'uwitwa rupfu. Kuko mu masezerano afitanye n'Imana nuko niba ruje kuntwara misaga ruferedi kugira ngo rundeke, Imana nigira kantiruha. Ako kantiruhaye nikitwa igitambo, kitwa ingabo.
tujya dusobanura ingabo, reka mbabwiremo nkeya. Ingabo Imana igitanga, umuntu akarokoka. Nk'ubu ngubu ubona ko tugiye gusoza umwaka, uri bonane insengero nyinshi uzahasanga bari kuganira ijambo riba muri Zaburi 124. Ni Zaburi ivuga ngo Uwiteka ashimwe ko atadutanze, ngo ubwo ababisha bacu bari baduhagurukiye, ngo isuri ngo yendaga kudutembana, ngo amazi yibirindurije yendaga kudutembana ubugingo bwacu, ngo Uwiteka ngo ashimwe ko atadutanze, ngo tube umuhigo. None niba atarabatanze, mugira ngo niba atarabatanze nta kindi yatanze se? Wakabaye utekereza ko niba Imana itaragutanze hari icyo yatanze kugira wowe usigare. Hari ibitambo Imana igitanga, urupfu bararuhongera rukagenda. Mu bintu rero urupfu baruhongera, mbabwire mu bitanu, ibindi nzabibabwira. Hari ibikoresho materiyeri runaka, urupfu rushobora kuza rugahongerwa ibikoresho byo mu rugo. Teremusi ishobora kumeneka ari we wari bupfe cyangwa umwana ari bupfe. Ndabyibuka muri Covid hari umuntu batumye ihembe, umudamu w'inshuti yanjye ndanamusuhuje. Bamutumye ihembe riraza, Imana iritega teremusi yari irimo igikoma, aba ari imeneka, igikoma kirameneka, nibasa yariraho ngaho irimo amazi iriyubika, amazi arameneka. Bikiba we yasigaye ababaye avuguta agakoma kanjye, we agakoma kanjye. Nyuma Imana iza kumuhishurira ko iyo teremusi igiye nk'igitambo cy'uko yakabaye ari bukwe. Turashimira Imana itanga ibitambo kugera ku rwego itanga n'ingabo zitwa ibikoresho. Imana ishobora gutanga imodoka rugendamo, urupfu rukaza rwirakaje ikarunagira imodoka, wowe ukabaho ariko imodoka ikagenda. Yarunagira akamoto ugendaho, yarunagira akagare ugendaho, yarunagira imyenda wambara, wajya kureba ugasanga imyenda imbeba zayiriye. Vuse izi mbeba zandiriye imyenda, naho iyo myenda imbeba zayiriye mu kimbo cy'uko rero wagapfuye. Dukwiye no kwiga kujya tumenya ibintu byagiye mu kimbo cy'uko ariko twakagiye. Hari n'igihe ibitambo bigenda tukirakaza tukababara, wakamodoka kanjye kahirimye, kandi hari guhirima umwana, hari guhirima umugore wawe, hari guhirima umugabo wawe. None imodoka ihirimye mu kimbo cy'uko ari we wagahirimye, iyo yitwa ingabo igiye. Mu ngabo Imana itanga habamo n'ubutunzi. Urupfu rushobora kuza Imana ikarunagira botike ucuruza, ugahomba neza. Kandi kera wazasenga Imana ikakubwira ngo umva mwana wanjye, iriya botike yahombye mu kimbo cy'uko wakagiye. Kandi namwe mudukurikiye ku Musaraba TV no kubimukira TV, murabizi neza, hari benshi mubizi neza, hari ibintu Imana yagiye itanga ku bwanyu, hari ibintu byagiye bigenda nk'ibitambo bikagenda hiri ingabo ku bwanyu. Urupfu rurahongerwa no muri izi mpera z'umwaka. Hari abantu Imana igiye gutanga ingabo kugira ngo babeho. Hari abo Imana igiye gutangira ingabo, hari abagabo Imana igiye gutangira ingabo muri izi mpera z'umwaka. Hari abasore Imana igiye gutangira ingabo, hari abagore Imana igiye gutangira ingabo. Reka mpahanurire abantu benshi banzi ko ntari umuhanuzi, banzi nk'umwigisha. Hano nagiye mbahanurira mbabwira ngo muri izi mpera z'umwaka hari abantu Imana igiye gutanga ingabo kugira ngo mubeho. Hari ababyeyi Imana igiye gutangira ingabo kugira mubeho. Hari abagabo Imana igiye gutanga ingabo mukabaho. Hari abakobwa Imana igiye gutanga ingabo, hari abasore Imana igiye gutanga ingabo. Nyinshi zigapfa ku bwanyu. Dore urupfu rwari rwasamye, ruri kuvuduka, ruri kugendera ku ifarashi, ruri guca hirya no hino. Ariko ndagira mbabwire ngo hamwe no kwizera Imana no kwegera Imana, hari abantu Imana igiye gutangira ingabo bari gupfa muri uyu mwaka, ariko Imana igiye kwambutsa ikabinjiza mu mwaka mushya. Imana ihabwe icyubahiro. Mwakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu, kandi buri muntu wese bimubera uko yizeye. Mu ngabo Imana itanga habamo n'amatungo.
kuko yavana amaraso. Kuva na kera amatungo ari mu bitama Imana igitanga yamwitanga mu kimbo cy'abantu. Urupfu rushobora kuza Imana ikarunagira nk'agahene wari woroye, akaba ariko kagagara. Rwazi karunagira agakwavu. Hari umugabo umwe w'umupasitoro uherutse kuduha ubuhamya mu mpera z'umwaka ushize, urupfu rwaraje, Imana irunagira inka aba ari igenda. Hari n'umugabo umwe washimye Imana, nyifiti yanjye ni umusaza nkunda cyane, ari Igisenyi. Uko umwaka utashye mu mpera z'umwaka, urupfu rwazaga gutwara umuntu mu muryango. Bari bariyakiriye, babaga biteguye gushyingura mu mpera z'umwaka. Hari n'ukunda abantu bakira ibintu. Inshuti zacu mudukurikiye, ndagira mbabwire nti ntimukajye mumenyera ikibi ngo mucyakire. Nababwiye ngo mu bintu tuzababwira muri iyi nyigisho harimo n'uburyo umuntu ajuririra urupfu, kuko hari abantu urupfu rutwara kandi bitari ngombwa, mwari kubajuririra ntirubatware. Bari bariyakiriye ko mu mpera z'umwaka bazajya bashyingura, ariko ejo bundi rwaraje, Imana irunagira inka ebyiri aba arizo zigenda. Amatungo rero ari mu bintu Imana igitanga nk'ingabo. Ejo agakoko katazapfa, agakwavu kagapfa, agahene kagapfa, inka igapfa, ugasanga barakaye, inka yanjye, ihene yanjye. Iyo yagiye umwana ariko yagombaga gupfa. Imana yacu itanga igatanga n'imyaka yo mu murima. Hari umudamu umwe uherutse kujya gusenga Imana, bari mu masengesho. Imana iravugira uti wabonye insina ku marembo kuntu yabaye? Ati nabibonye. Ati insina yumye. Icyatumye yumva se urakizi? Ati hoya. Ati ubwo nanjye byantunguye. Imana iramubwira ngo iyo nsina yabaye igitambo. Naho urwo rutindi rw'urupfu rwaraje, Imana irunagira ya nsina. Rwaba rugitwaye wa mudamu. Izo bazita ingabo. Ingabo. Mu ngabo rero Imana itanga habamo na bimwe mu bice by'umubiri w'umuntu, uduce dutoya tw'umubiri w'umuntu, kuko umuntu agizwe n'ibice byinshi. Hari igice yabura ntapfe. Mu bice rero ushobora kubura ntupfe, nabyo Imana ishobora kubitanga. Urupfu rushobora kuza, Imana ikarunagira akaboko, ikarunagira nk'akaguru, ariko ugakomeza ukabaho. Ikarunagira agatoki. Ndabyibuka, mwihangane gato tuba twagize gusarara, ariko nta Imana mu ruhande rwacu. Hari mu kwezi kwa gatandatu 2021 urupfu rwaje kuntwara. Icyo gihe rwaranteze mu gitondo mu masaha 11 ngiye ahantu nakoreraga, ndi ku kagare, rurantega. Imana ibonye ko rwirakaje, rwantimbuye hasi, irunagira inyama yaha ngaha. Hana ubu hari inyama hano yahavuye. Irunagira inyama za hano mu biganza hano. Izi nyama ni izindi zaje. Ku bantu tugenda n'abishuti zanjye bo bajya babibona amafoto, ndaza kuyakwerekane po amafoto uburyo Imana yarunagiye utunyama. Iruha n'uturaso duke banarukize rwo katsina. Rwaruntwaye ukuntu barwirakaje, babarunagiye utunyama. Ruza kongera kugaruka mu kwa 10. Nabwo rugarutse, Imana irunagira inyama za hano mu bitugu. Icyo gihe mpira mu nzu, inyama zahaba arizo zigenda. Oya narutanze mu izina rya Yesu. Oya nzarama. Ariko umenya ko ndi Misago. Ba Misago ni bangahe wapfa kubona muri iki gihe? Kwaya amazina yanabuze ku isoko, ari kugenda ashira ku isoko. Amateka y'izina Misago ntimuyazi. Umuntu wasagutse mu kuzongera kubona ba Misago n'ikimenyetso namwe mudukurikiye. Umuntu uzi umwana witwa Misago ufite imyaka kuva muri 5 kujyana hasi, azatwandikire muri comment. Kubona Misago byaguhenda. Misago kubona Misago bigusaba ubyare nk'uwabigize umuntu. Bigusaba gushirika ubute mu kubyara. Urabyara ukabyara, kuko urabyara ukuzuza 10. 11 wamubyara ati Misago agize gute? Arabonetse. Bakabara ngo ni 10 n'iki? Ni Misago. None aho isi igeze nuko ikirere kimeze. 11 umwana wa 11 kongera kumubona ugira ngo biroroshye hano hanze. Ubwo rero kuba mpari nitwa Misago nipo byumve mu bantu bazarama ndimo. Mu bantu muzakorana umurimo igihe umbaremo ushyire ku rutonde.
iyi si yabaye mbi nzayihekenya, n'indi bagiye kuzaduha nziza nayo nzayihekenya. Hari indi bagiye kuzaduha tuzayivuga nidutangira inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Hari isi bagiye kutuzanira iryoshye, tuzahekenya cyane. Ubu turya nabi uyu munsi. Noneho rero mu kantu kantangaje, mu ngabo Imana itanga habamo n'abantu b'imburamumaro. Mu ngabo Imana itanga habamo n'abantu b'imburamumaro, nabigiye batanga mu ngabo ikabatangira abanyamumaro bagasigara hagapfa babandi b'imburamumaro. Aha ho ndahasoma kugira ngo bataza kugira ngo ni ibitekerezo byabo. Reka amasome mu gitabo cy'imigani, igice k'11 umurongo w'8, mu ngabo Imana itanga habamo n'abantu b'imburamumaro. Nitugera aha rero abantu bajye bihatira kuba abanyamumaro ntawamenya, kugira ngo umwami Imana azabatangire ingabo. Hagira hati, ni mu gitabo cy'imigani niho tugiye gusoma, igice k'11 umurongo w'8, hari amagambo y'Imana agira ati, umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Mu mateka si ubwa mbere Imana itanga abantu b'imburamumaro mu cyimbo cy'abantu b'abanyamumaro. Nk'iyo dusomye muri Daniyeli 3:19, mu igambanirwa rya Saduraka na Meshaki na Abedenego, bafata icyemezo cyo kubashyira mu muriro, Imana yihanangira urupfu irarubwira uti, ntundira abana banjye ngiye kugaburira mbere y'uko bahagera. Imana ntiyahise itanga twatundu twabateruye, tumwe twigize utuntu turabaterura turabanagamo. Ubu rero hari abantu usanga muri ubu buzima bigira intwari mu bibi. Ikiraka cyose kibonetse kibi turagikora, ikiraka kibonetse kibi turagikora. Ninda duhaye ikiraka cyo gutuka umuntu turamutuka, ninda duhaye ikiraka cyo gusengera umuntu turayisenya, ninda duhaye ikiraka. Hari abantu bigira intwari mu bibi. Utu tugaba baravuze bati se ntawa ni bande batarura basadwaka, turabatarura tubashyire. Imana iti nimwe ndi butanga. Urupfu rwaratufashe ruratumira ibirimi by'umuriro biradufata. Basadwaka bagera mu muriro, urupfu rwahaze, kuko Imana yari yaruhembye yarubwuti ndaguha icyo kurya ntundira umwana. Bageramo rero nta rubori rufite ntaki, babamo kugeza ubwo basohokeyemo. Izo simbura mu Imana yatanze se. Kuri Daniyeli byagenze uti, Daniyeli baramugambana, Imana iravuga uti iturize ngewe urupfu ndarubwira rucecekere mu menyo y'intare ntacyo rugutwara, ngo agere mu rwobo rw'intare. Bategereza ko rumurya baraheba. Naho ntibamenya ko Imana yaruhaye isezerano ry'uko iraza kuruha ibiryo. Daniyeli bamaze kumukuramo, bararuhembye. Imana yavuze uti muzane twatundu tw'imburamumaro, twatugabo twagambanye n'abagore batwo n'abana batwo. Ariko abana barambabaje n'aba bagore. Hari umugani najyaga numva uvuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. Byarambabaje. Ariko iki ni ikigaragaza ko icyaha kigira ingaruka. Umuntu ashobora kugira icyaha kikagira ingaruka kuri we ndetse n'abamukomokaho. Icyaha ni kibi cyane, abantu bajye birinda icyaha. No kuri Hamani none ko byagenze, ubwo yagambaniraga abayuda niko byagenze, byarangiye n'umugore we rwose, n'umugore we byarangiye babigendeyemo. Umuntu rero ajye yina, mwe mudukurikiye inshuti zacu, nimwirinde kuba imburamumaro, ejo batazabatanga nk'ibitambo cyangwa nk'ingabo. Ni mu abanyamumaro, Imana ibatangira ingabo. Nimwitoze kuba abanyamumaro kugira ngo Imana ibatangire ingabo. Ububi rero bw'urupfu ndimo ngenda nsatira no kuza kugera ku musozo. Ububi bw'urupfu bwatumye Imana irushyira ku rutonde rwo kuzakatirwa nyuma y'abanzi bose. Cyara naga numva abantu bari kuririmba uturirimba ngo urupfu si umwanzi ni ntumwa y'Imana. Ibintu bivaye sinimbo n'izubuvangirwe. None uvuga ko urupfu atari umwanzi ute? Urwandiko rwa mbere rw'Abanyakorinto igice k'15 26 Bibiliya ivuga ngo umwanzi uzaheruka abandi banzi gukurwaho n'urupfu.
ibyahishuye 20:15 urupfu si rwo bazakatira nyuma bakarushyira mu muriro kuko ruzaba rutakibonye ibiryo. Ruzabanza rurya abanyabyaha batisanze mu gitabo cy'ubugingo, nirumara kubarya narwo barutwike ruburizwemo burundu, kuko hazaba hagiye kuza isi y'abakiranutsi itaba mu icyaha, ntabwo ruzaba rucyongeye kubona ibiryo. Urwo barwita urupfu. Mu gihe rero rutarakatirwa, ruri guhiga abo rurya, ruri ku ifarashi, biradusaba kwegera Imana ikadutangira ingabo nyinshi zigapfa mu cyimbo cy'uko twagapfuye. Reka nsoze mbasezeranya neza ko nzagaruka, kandi mu kiganiro kizakurikiraho tuzababwira. Noneho tuzajya ku gice cya kabiri. Umunsi twavuze igice gisobanura urupfu n'iki, noneho tuzajya ku gice cya kabiri kivuga ingengabihe igenderwaho dupfa. Niho tuzasobanura abapfa mbere y'igihe, abapfira igihe, n'abarenze igihe. Mu kiganiro kizakurikiraho tuzagaragaza noneho ni gute umuntu yajuririra urupfu rwaje. Tuzagaragaza noneho urupfu rwa mbere n'urwa kabiri bitandukaniye. Tubararikire rero gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, Umusaraba TV, Abimukira TV, umunsi ku munsi, kandi mujye mukora na subscribe, mukore comment, mutubwire ibyifuzo byanyu. Turahari rwose. Munakoresha musangiza abandi ubutumwa bwiza. Kuki cyo wahawe kumenya utakimenyesha n'abandi, ugakorera umugisha, ugakorera iryo vuga butumwa, ko Imana izajya ibaho umugisha. Ndabashimiye cyane. Imana ibarinde urupfu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ibintu ntago ari ibintu bimenyemo byinshi bishyashya. Uzagaruka tubwire n'izo rwose zose abantu basobanukiwe kuko kino kiganiro abantu benshi barigiramo ibintu byinshi cyane, kandi Imana iguha umugisha. Nukuri ndawakiriye. Turagira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tanga nimero zawe. Hari wakwifuza igihe turakora kino kiganiro rwose yakwifuza kuyibya kubaza, ashobora kwifuza yuko umusengera kugira ngo abone imbaraga zinesha. Nukuri rwose. Tanga nimero zawe none dusenga Imana. Akamenyetso ko guteranya 250 ugakomeza 7 8 4 52 47. Bari mu gihugu bo ni 07 8 4 nabo tubana mu Rwanda, 07 8 4 52 47. Ni nimero zoroshye cyane, waduhamagara kuri WhatsApp turiho, watwandikira, uburyo bwose wanyuramo watubona. Imana nabishimye.